Shimiye umukunzi wacu Yesu Kristo, umukunzi w'abakiranutsi, umukunzi w'abera, umukunzi w'abana b'Imana. We waduhesheje kwemerwa n'Imana, akadukuriraho urupfu rw'iteka biciye mu rupfu yapfuye, akadutabara twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, akatuzura aduhinduye abera imbere y'Imana n'abaziranenge, akatwambika ubwiza bwe kugira ngo twemerwe n'isumba byose, akatumenera amaraso nk'impongano y'ibyaha byacu byose. Ndamushimiye cyane kuko niwe wenyine washoboye gucungurira Imana Data wa twese, ubwoko bw'abami ndetse n'abatambyi b'Imana ihoraho. Ndamushimiye rero kandi nzahora mushimira. Ndagushimiye nawe inshuti yacu, inshuti y'ibiganiro by'ubutumwa bwiza, wowe udahwema kubana natwe iteka. Ndagushimiye uburyo ukomeza kugaragaza ko turi kumwe, bufatanye bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, uburyo ukomeza kubusangiza abandi. Nibyo ndiko birivuga ngo twaherewe ubuntu dutangira ubundi, nawe uko uhabwa ku buntu ukomeza utange. Ibisa bityo nibyo Imana yifuza, nta kindi Imana twifuza uretse natwe kwamamaza iyi nkuru nziza y'umukiro ibonerwa muri Yesu Kristo. Amazina nk'uko bisanzwe ni Emile Nshimiyimana, umukunzi wanyu, umukunzi w'ubutumwa bwiza, akaba umukunzi wa Kristo, umukunzi w'umusaraba wa Yesu Kristo, umuvuga butumwa udafite ikindi kinashingiyeho, udashingiye ku idini runaka, utaratumwe n'idini, ahubwo watumwe n'Imana hashingiye kumpishurira umwana wayo, kugira ngo nanjye mfatanye n'abandi benshi ku isi yose kwamamaza iyo nkuru nziza. Wowe twumva rero turagushimira cyane uburyo nyine udahwema kugaragaza nyine ubwo bufatanye. Ariko ntagusaba nanone ngo niba uri kuri YouTube yacu, niba ari uri gukurikirana ibiganiro, kuko hari abikurikirana kuri YouTube, hakaba n'abikurikirana kuri audio bisanzwe, ariko niba uri kuri YouTube kandi subscribe, kuko ubu ni ubutumwa bukomeza, ntago ari ubutumwa bw'umunsi umwe, ni ubutumwa tuzakomeza kubanamo. Ubwo rero kandi subscribe kugira ngo video zacu zose uzikurikire, kuko tumaze gushyiraho video nyinshi, ariko turakomeza gushyiraho izindi. Kandi ndatekereza ko niyo waba warakijijwe ukomeza kubona ko biri kukurushaho kuba bishyashya, ukomeza kumva ijambo ry'Imana, ntabwo rimenyera, ahubwo ukomeza kuva mu bwiza ndetse ujya mu bundi. Ubwo rero ndagushishikariza kugana subscribe. Niba kandi unyumva pari audio, n'ubundi nawe washaka iyi channel yacu, ukajya kuri YouTube ugashaka channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa, ni unique channel, nta yindi yitwa gutyo, kuko isi yose izikora ikorerwa, ariko Imana yaritangiye ubuntu. Ubwo rero jyaho ushake YouTube channel yacu, then ukande subscribe, hanyuma tukomeze tubane mu ijambo ry'Imana. Ushaka kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se kumpamagara, uri mu Rwanda ni 0784 42 57, uri hanze y'u Rwanda birasaba gushyiraho code. Ubwo rero ni +250 7 84 42 57. Ushatse kundeba kuri Instagram urandika Evangeliste Emile, ushatse kujya kuri Facebook ni Emile Nshimiyimana, amazina yanjye nk'uko bisanzwe. Dukomeze tubane, dukomeze dufatanye, dukomeze dusangire ijambo ry'ubutumwa bwiza kandi ku buntu. Numva rero uyu munsi turi busome amagambo ari muri Yesaya, amagambo ari muri Yesaya. Turasoma amagambo ari muri Yesaya igice cya 57, turasoma umurongo waho wa 10, ubundi twumva icyo Imana itubwiramo. Iryo jambo riravuga ngo, wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye
ikikongeramo imbaraga nicyo cyatumye utiheba Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kubw'ubwiru bwayo ariko yahishuye mu ijambo ryayo. Bamwe birabayobera bakavuga ngo namayobera matagatifu, ariko Imana ishimwe nanone ko ibyara amayobera Imana igenda ibishurira intore zayo. Ngo wagenze urugendo rurerure cyane hanyuma rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge ngo ntacyo rumaze, ariko impamvu ngo nuko wabonye ikikongeramo imbaraga. Ese urugendo rurerure umuntu yagenze n'uruhe? Ese urugendo rurerure wewe wagenze n'uruhe? Ese ngi urugendo rurerure nagenze n'uruhe? Ese urugendo rurerure abantu bari kugenda rudafite icyo rumaze n'uruhe? Rudafite icyo rumaze ariko rutabura nanone no kunaniza abantu. Ese urwo rugendo n'uruhe? Nta kindi Yesaya yavugaga hano, ni urugendo abantu bagenda bashaka gutunganira Imana ariko biciye mu mirimo yabo. Ni urugendo umuntu agenda kuva kivuka. Umuntu avuka bamutoza gutunganira Imana. Umuntu avuka bamubwira bati nukora ibi nibi ukirinda ibi nibi uzajya mu ijuru. Ubundi iyo niyo nyigisho y'idini. Iyo tuvuga idini mujye mutwumva. Iyo tuvuga idini ntabwo tuvuga idini aha nk'inzu iri Bunyanaka, ahubwo turavuga idini nk'inyigisho yigishirizwa aho hantu hose ibwira abantu ngo muzajyanwa mu ijuru n'imirimo muzakorera Imana. Ngo urugendo rurerure, abantu bararushye, abantu bararemerewe, abantu idini yarabavunnye, abantu idini yabagiriye nabi. Ariko bigakomoka kuri Satani n'ubundi, kuko niwe wabwiye umuntu, aramubeshyira aramubwira ngo nurya ku iki giti Imana yakubujije nawe uzamera nk'Imana, uzagira ubwiza nk'ubw'Imana, uzagira gukiranuka nk'ukw'Imana. Ntabwo uzapfa Imana yarakubeshya, ahubwo uzasa n'Imana. Ngicyo ikibazo umuntu yagize. Ibyo rero bitera umuntu, uwo mwuka ukomoka kuri Satani utera umuntu kwibwira ko muri we hari ibyiza bibamo, hari ibyiza yakora. Ibyo bikamuhesha gutunganira Imana, bikamuhesha kuba atunganye nk'Imana, ariko ntibibaho. Ntabyo ni ukukubeshya. Ni Satani wakugize gutyo, ni Satani wagize inyoko muntu yose gutyo. Ubwo n'ubugomeramana, ubwo n'ubwenge bubi twakuye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'ikiza mu ngobyi ya Edeni. N'ubwenge butubwira ngo nidukora ibi nibi tuzasa n'Imana, tukirinda ibi nibi tuzasa n'Imana. Umuntu akavuka akora, agasaza akora, ariko atarumva muri we asa n'Imana. Nubundi yakumva imirindi y'Uwiteka agahunga, nkuko Adamu nawe yiremeye ibicocero, ariko ntibimubuze guhunga Imana. Umuntu akagenda urugendo rurerure, umuntu agakora imirimo myinshi, umuntu akavunika, umuntu agasenga, umuntu agatanga icyacumi, umuntu agatanga amaturo, umuntu agatanga ibye byose, agakora urugendo rurerure. Abantu bagata ingo zabo zigasenyuka, ngo baba mu butayu, abantu bakarwara ibifu, n'abantu ntibakirya, ngo bari gukorera Imana. Umuntu akagenda urugendo rurerure rukamutera kunanira, ariko umuntu nisubiremo, ntavuge ngo ibintu ntacyo bimaze. Ariko impamvu umuntu atananirwa ngo ari ikimuteramo imbaraga, ngo ari ikimwongeramo imbaraga, ariko nta kindi cyongeramo abantu imbaraga, ni ubuyobe bwa Satani. Nanone Satani akomeza kwereka abantu ibimenyetso ndetse n'ibitangaza n'ibindi bintu byose ababwira bikaba. Ariko ibisomye mu Batesalonike ba kabiri igice cya 2 ngo nuko banze kwizera ukuri ngo bakizwe, bituma Imana yemera ko iyo myuka iva kuri Satani bageraho kugira ngo bakomeze biringire ibinyoma, barimbukire mu binyoma. Mu yandi magambo ni nk'ikinya Imana yemeye ko baterwa na Satani kugira ngo bagume mu kinya, barimbukire mu icyo kinya cy'imyuka ya Satani ibahumuriza, ibarema agatima. Ngo impamvu abantu batageraho ngo bavuge ati ibintu sibyo, nuko ejo basengera umurwayi ngo yakize, nuko ejo Imana babwira ati dore mbahaye iki, ejo gakibona. Iyo ni Imana yaheye, ntabwo yari Imana yo mu ijuru. Satani ntabwo ananiwe nawe gukora ibyo ngibyo. Satani afite ubwo bubasha bwo gukora ibyo byose. Nimpamvu birivuga ngo Satani yigira nka marayika w'umucyo. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ibitangaza, ntabwo ubutumwa bwiza
ari ubuhanuzi, ntabwo ubutumwa bwiza bushingiye ku bifatika, ntabwo bushingiye kwibi tureba. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu bagiye mu ivugabutumwa, ariko bagezeyo banakorera ibitangaza. Bagarutse babwira Yesu ati ariko mwigisha wari uzi n'ikindi, ati noneho n'abadayimoni batwumvira. Arababwira ati oya, ibyo si icyo, iyo si yo mission. Ati mwe kwishimira ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimira ikintu gikomeye cy'uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ngiki kintu dukwiye kwishimira, ngiki kintu umuntu wese akwiriye kwishimira, nuko amazina ye yaba azi neza ko izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko n'iryari ryandikwa umunsi umuntu yemereyeho icyo Yesu yakoze. Nabundi urundi rwose ni urugendo rurerure, ariko rutakugeza iyo wifuza kujya. Rimwe nganira na papa ubutumwa bwiza, atangiye guhishurirwa icyo Yesu yamukoreye, nuko yambwira ati mwana wanjye, timenye ikintu gikomeye, timenye ko kumbi burya titwagenza urugendo rurerure, titwanyuze mu nzira ndende, ariko itatugeza aho tugomba kujya. Umuntu akaba ashaje nka papa wanjye, afite imyaka irenga igera hafi muri 60, ariko ataramenya ngo yazajya mu ijuru gute. Nyamara iyo myaka yose ayimaze mu idini. Urwo ari rwo rugendo amazemo igihe kirekire rwo gushaka kwemerwa n'Imana, rwo gushaka gutunganira Imana, ariko biciye mu byo akora. Nta muntu n'umwe uzaheshwa gutunganira Imana biciye mu mirimo itegetswe n'amategeko abantu bakorera mu idini. Niko birivuga mu Baroma 3:19-20 ngo nta muntu uyu umwe uzemerwa n'Imana biciye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Ni umunaniro, ni ukuruha gusa, ariko nta muntu n'umwe iyo mirimo izahesha kwemerwa imbere y'Imana. Ariko kubera uko Satani akomeza kubahumuriza, ntabwo mu giving up, ntabwo muri cyaho. Ntimuvuga mutariko ibintu wa mugani bimaze iki, ko mbimaze mu igihe ngaba numva n'ubundi ntari ready, ntari tayari, niteguye kuba najya mu ijuru. Adamu n'ubundi yari yambitse ngo ibicocero, igihe amaze kubona ko yambaye ubusa, ntabwo yari icyo yari yambitse, ariko n'ubundi yumvisha imirindi y'Uwiteka arahuka, akomeza kumva ko atakwegera Imana kandi yambaye. Ibyo bintu byose umuntu yiyambika bikomeza kumubwira ko adashobora kwegera Imana. Ariko kuki utageraho ngo rekeraho rwose, rekeraho ibi bitagukijije. Ntugire ngo ni ikosa ryawe, niko umuntu wese ameze. Uvuga uri umunyabyaha ku bw'igicumuro cya Adamu, ukanavuga ukiriweho iteka. N'ubundi ibyo ukora byose rero ni ibyaha, kubera ko biva ku giti kibi. Igiti kibi cyera imbuto mbi imbere y'Imana, nubwo zagaragara ari nziza imbere y'abantu. N'amasengesho y'umunyabyaha birivuga ngo ni kizira imbere y'Imana. Niyo mpamvu Yesu azabwira abantu ku munsi w'imperuka, babwira ati twakoze mu izina ryawe, twasengeye abarwayi barakira mu izina ryawe, twarahanuraga mu izina ryawe. Azabwira ati mwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe simbazi, ariko sinigeze no kubamenya. Rekeraho. Yesu avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, muze musange, ni njye njyenyine ushobora kubaruhura. Uwo muruho urushywa n'imirimo idakiza, Yesu yaje kugira ngo umusange noneho akuruhura terero, akuruhura akumenyesha ko uri mubi kubw'akavukire yawe, yewe n'ibyo wakoze byose ni bibi imbere y'Imana. Ariko nawe yaraje yishyiraho ububi bwawe bwose arabuhanira. Bibiliya ivuga ngo igihano kiguhesha amahoro, ni Yesaya wabihanuye, ngo cyari kuri Yesu. Igihano gituma wubana n'Imana amahoro cyari kuri Yesu. Ubundi niwe wakagombye guhanwa kuko uri mubi, wagombye gukatirwa ukajyanwa mu rupfu rw'iteka ryose. Aho niho abanyabyaha bose bazajya, bakaharirira, bakahahekenyera amenyo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko Yesu, Imana yamushyizemo uwo mubabaro wawe wose, arawubabazwa, aranawurangiza, umushiriramo. Ku munsi wa gatatu Imana iramuzura, ihamije ko igihano cyawe kirangiye, kugira ngo numwizere ubarwe nk'intungane imbere y'Imana. Izere Yesu uyu munsi, Imana ikubare nk'utagira icyaha. Izere Yesu uyu munsi, Imana igukureho urubanza rw'ibyaha, kuko yarushyize kuri Yesu. Muri rimwe niko ririmba avuga ngo urubanza rw'ibyaha Yesu yarunkuyeho, ngo ndetse n'ingoyi mbi zabyo ngo byose ku musaraba. Ese wowe ntujye biririmba? Urubanza rw'ibyaha Yesu yarunkuyeho,
n'ingoyi zose z'urupfu byose ku musaraba. Ariko kuki tubiririmba ntitubyemere? Urubanza rw'ibyaha Yesu yarudukuyeho, nta rugihari, nta rugeri rwamugiyeho. Yesu niwe wahanwe mu cyimbo cyacu, Yesu niwe watsinzwe n'urubanza rwacu, arahanwa mu cyimbo cyacu. Ariko ahanirwa iki? Ahanirwa kugira ngo wowe ntuzahane. Izere Yesu uyu munsi akwambike gutungana kwe, nk'uko yambaye ubunyabyaha bwawe, agahinduka icyaha nta cyaha yakoze, Imana ikamuhana, Imana ikamushyira mu rupfu azira ibyo atakoze. Nawe niko kwambika gutungana kwe, Imana ikaguha ubugingo buhoraho uzira ibyo utakoreye, ukajya mu ijuru ku bwa Yesu, nk'uko nawe yagiye mu rupfu ku bwawe. N'ingurane kuki se we byashobotse akajya mu rupfu, we nawe byashoboka akajya mu ijuru? Nta cyiza cyawe kijemo, ahubwo ari kubwo kwambikwa gukiranuka kwa Yesu. Ni ugukiranuka yakuzaniye udashobora kubona muri urwo rugendo rwawe uri kugenda, ahubwo uri kurwanya Imana, uri kwibwira ngo nanjye mfite gukiranuka kwanjye nabona, ukaguheraho nyemera, ariko ntakuzigera ubona, kugira ngo ahubwo utsindwe noneho wemere gukiranuka kwa Yesu, we wenyine wakiranutse mu cyimbo cyawe, kugira ngo koko ahamye ko ari we wenyine nzira, ko ari we kuri, kari nawe bugingo, ko nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Uramutse ujyanwe no gukiranuka kwawe, ubwo ntabwo wabuciye kuri Yesu. Niyo mpamvu bidashoboka rero, ahubwo nta handi gukiranuka kwawe kwakujyana, ni mu rupfu rw'iteka. Yesaya 64 umurongo wa 5 aravuga ngo nibyo tugerageza gukiranukamo byose imbere y'Imana no bushwambaga buriho nibizinga. Ubwo bushwambaga Bibiliya, mu yindi Bibiliya haravuga ngo ni nk'umwambaro wandujwe n'imyambaro abagore bambara bari mu mihango, cyangwa se kotegisi zambawe nawe ukongera ukazambara, ukavuga ngo ibi nibyo uzajyana mu ijuru. Ubwo bushwambagara buriho nibizinga ntabwo wabujyana mu ijuru, ahubwo izere Yesu akwambike gutungana kwe, kuko niwe watunganiye Imana mu cyimbo cyacu. Yageragejwe ku gato na kanini, ngo ariko ntigeze akora icyaha, ko ari kugira ngo akwihere gukiranuka, ubarwe nk'umukiranutsi, atari uko wakoze ibyo gukiranuka, ahubwo ubazweho gukiranuka kwa Yesu. Akwambike gukiranuka nk'umwambaro, nk'uko yambaye ubunyabyaha bwawe nk'umwambaro. Nta kibi yakoze, ariko yazize ibibi byawe. Nta cyiza nawe wakoze, ariko wajyanwa mu ijuru no gutungana kwa Yesu. Imana ishimwe rero kubw'uyu mwanya biduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ndabizi ni ijambo ribohora, ndabizi ni ijambo rikura mu rupfu rikageza umuntu mu bugingo buhoraho. Icyo cyo gitangaza gikomeye kiruta ibindi bitangaza byose. Ni gitangaza gituma umuntu azuka akava mu rupfu rw'iteka, akava mu maboko ya Satani. Satani wari ugufatishije uburiganya n'ubugome bwinshi cyane n'ubuhenzi bwinshi, ukamucika, ukava mu rupfu ukajya mu bugingo buhoraho. Ntongere kubimbata Satani ukundi, ahubwo ukazisigara uririmba ko wabohowe. Umuririmbyi aravuga ngo umutima ririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Mana ishimwe cyane. Uko niko umutima wawe uzasigara uririmba, uko niko umutima wanjye nanjye uririmba. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Nawe waboho ku uyu munsi, nawe wava mu rupfu uyu munsi, nawe wajya mu bugingo buhoraho uyu munsi. Wikwishingikiriza ku by'idini kubeshya, aho bakubeshye urugendo urarugenze kandi warananiwe. Rekeraho, izere Yesu nawe tuzabane mu ijuru. Ngwino nawe witinda, kuko ijuru rirafunguye. Yesu niwe waryuguye. Undi muri byo aravuga ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, ngo kugira ngo ndwinjiremo, ngo kubw'ubuntu bwinshi agira. Undi aravuga ngo suko nari mwiza haba namba, ngahubwo n'ubuntu bw'Imana yangiriye. Wirebe ko ubwiza bwawe ntabwo ufite bwatuma Imana ikwemera, ahubwo n'ubuntu bw'Imana gusa butuma twemerwa nayo tukajya mu ijuru. Nawe uyu munsi wajya mu ijuru, nawe uyu munsi wava mu rupfu ukajya mu ijuru. Ubwo nibwo butumwa bwiza, ni ukubwira uburyo wava mu rupfu rw'iteka ukajya mu bugingo bw'iteka. Si ukubwira ngo ngwino iwacu ngo dusengera ngaha. Oya, ibyo ntacyo bimaze. Yesu yabwiye wa mugore aramubwira ati oya, igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abantu batabagisengera i Yerusalemu cyangwa kwino misozi y'i Samariya, ngahubwo abasenga data by'ukuri bamusenga mu kuri no mu mwuka. Yesu niwe kuri, Yesu niwe mwuka. Birakwiye ko umuntu yizera Yesu, Imana ikamwemera aho ari hose. Ikakwemera uri mu kazi wawe, uri mu kazi purito muri ofisi, ukaba uzajya mu ijuru, ukaba wumva ko Imana ikwemera. Uri mu rugo iwawe, ukaba uzi ngo Imana iranyemera. Utari mu rusengero, oya, ahubwo ugahinduka urusengero. Wowe biravuga ngo ni muziki imibiri yanyu arizo nsengero z'umwuka w'Imana uri muri mwebwe. Imana ikakwemera
ukuri kose, aho uri hose, akazi kose ukora, icyo uri cyo cyose, Imana ikakwemera. Birasabye kuvuga ngo mfite pastor wanjye ngo witwa runaka. Pastor se niwe wagupfiriye. Yesu niwe wagupfiriye kugira ngo ujye mu ijuru. Ntacyo pastor amaze, ntacyo bishop amaze, ntacyo apotre amaze, ntacyo runaka amaze mu nzira ijya mu ijuru. Abo ntacyo bakumarira, kuko muri bo nta numwe wari kugupfira kugira ngo bigweshe kwemerwa n'Imana. Niyo gupfiriye ariko bari umunyabyaha, ariko bari umunyabyaha wipfiriye ku giti cye, nta munyabyaha wacungura undi. Imana ikwemere aho uri hose. Uhinga mu murimo ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Ukora akazi uri n'umuboyi ahantu mu rugo ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Uri umuja, uri umuyaya ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Uko waba uri kose, uri mwarimu wigisha ukabuze ngo iyi karamu mfite ndanyandikisha mvuga ngo Yesu yaranyemeye, Yesu yatumye Imana inyemera, Yesu yatumye nanjye mbarwa mu bazajya mu ijuru, Yesu yampesheje ubugingo buhoraho. Aho uri hose ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Atari mu cyumba cy'amasengesho, atari mu butayu, oya, aho uri hose. Muri mwe twavuze ngo ndi umukristo uko ndi kose, ngo naho igihugu cyose cyanseka, ngo kandi ndi umukristo wo mu mutima. Ntago ndi umukristo wo mu itorero ibunyanaka, ntago ndi umukristo mu idini ry'ubunyanaka, ahubwo ndi umukristo wo mu mutima. Nawe uwo mukristo wo mu mutima, umutima wawe ukubwira ko uzajya mu ijuru aho uri hose. Utwaye imodoka, utwaye taxi, ukabuze ngo nzajya mu ijuru, ukabura umukristo wo mu mutima. Udoda imyenda muri atelier runaka, ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Urayidodera iwawe yewe, ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Ukabura umukristo wo mu mutima. Nawe umukristo wo mu mutima, apana umukristo wo mu idini rya runaka. Aho waba uri guhusha umukristo wo mu mutima. Nta kidini mara, nta na kimwe uretse kukunaniza, uretse kukuvuna, uretse kukubeshya, uretse kukuyobya. Nta kindi dini yakumarira. Nawe urebe igihe uyimazemo, urebe ko ari cyo yakumariye. Ntacyo, n'umuruho gusa bakongereraho. Yesu yaravuze ngo bafunga imiryango y'ijuru bakabuza abantu kwinjira, nabo ubwabo ntibinjire. Ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayikoreza abantu ku ntugu, nabo ubwabo badashobora kwikozaho n'umutwe w'urutoki. Uzabisome muri Matayo 23. Ndagira ngo ube umukristo wo mu mutima uyu munsi. Uwe usiga amarangi, uyu yasiga uvuga ngo ndi umukristo wo mu mutima. Uyu yasiga uvuga ngo nanjye nzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Ubu umufundi wubaka, ujye uvuga ngo nzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Aho ndi hose, ndi mu kazi nzi ko najya mu ijuru. Ndamutse nkoze accident ku kazi, nkava mu mubiri naba ngiye mu ijuru. Ibyo nibyo byiringiro bidakoza isoni. Utwara moto uri mu motari, ukabuze ngo nzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Umurimo wose waba ukora, ukabuze ngo uzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Uri umugaragu w'abandi, ukabuze ko uzajya mu ijuru. Uyobora abandi, ukabuze ko uzajya mu ijuru. Ukorera leta, ukabuze ngo uzajya mu ijuru. Umukristo wo mu mutima, apana umukristo wo mu idini rya runaka, ahubwo umukristo wa Kristo. Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu, Imana ishimwe no ku bwawe, Imana ishimwe ku bwa byose none n'iteka ryose. Amen.